نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Lesson 4 vocabulary. نعم. isomo rya kane inyunguramagambo. نعم. نعم. nk'uko twari tumaze kubivuga kuri isomo fi birumvikane ko bari gushaka kuvuga zimwe twari tumaze kuvuga ziriya nyuguti bita ni indangahantu. ubwo nyine ni kimwe mu bimenyetso by'izina. iyo urugero fil baiti, fil manzili, fil dukani, fi nanone fi inyungu twabivugaho tukanayizirikana nuko fi iyo yinjiye mu zina ituma hajyaho kasra ku mpera yaryo. ntabwo bavuga ngo fi dukana cyangwa fi dukanu wabikosheje ukizo bamo icyo gihe tukosa biba ari ikosa. ala al-kursiyi ukavuga ngo ala al-kursiyu ni ikosa. ubwo rero bavuga ala al-kursiyi usibye hamwe mu mazina bita mamnu min as-sarf atuma ku mpera yaho hatajyaho kasra ahubwo akajyaho fatha. ubwo rero ibyo ni ibintu umuntu agomba kumenya. fi ikaba yinjira mu zina nyine, ala ikaba byinjira nabyo mu zina, fi ikaba itanga ubusobanuro bw'imbere mu kintu, ala bikaba bitanga ubusobanuro bwo hejuru y'ikintu, aina hehe, muhammadun ni izina ry'umuntu, ikaba ari izina mu mazina ya muhammadun, ikaba ari izina rya muhammadun sallallahu alaihi wasallam, izina ry'intumwa y'Imana muhammadun sallallahu alaihi wasallam abayisilamu twemera. nanone rikaba ryaravuze muri Qur'ani inshuro enye cyangwa ubugira kane. huwa we bikari insimburazina. naam, insimburazina zimwe. iyi ngiyi ikaba ari imwe mu nsimburazina z'icyarabu. ghurfa icyumba, yasiru ni izina ry'umuntu, amwe mu mazina y'abantu nyine. hammamun ni iki? dushe. naam, ni dushe mu kinyarwanda byita aho bogera, ubwogero. amina ni izina ry'igitsina gore. naam, bikaba ari mamnu min as-sarf. uvuze an cyangwa inyuguti runaka muri za nyuguti twavuze ginjiyemo hano. adhhabu ma urugero ubundi navuga ati adhhabu ila zaid, ngiye kureba zaid, mbese ngiye kuri zaid. ubwo adhhabu ila aminata ntabwo wavuga ila aminati nkuko bavuga ila zaid. ahangaha ituma hajyaho fatha, ni mamnu min as-sarf. naam, ntabwo nanone washyiraho tanwini nyine ushyiraho fatha. amina ni izina ry'igitsina gore ubwo nyine amina. matbakhun ni aho batekera, ikikoni. hiya ni we, ariko we w'igitsina gore, mu gihe huwa twabonye hejuru ari we w'igitsina gabo, bikaba bikoreshwa mbese mu gitsina gabo, naho hiya bigakoreshwa ku gitsina gore. naam, kubwo kuba icyarabu akenshi no mu bwinshi mu buke hari imvugo zikoreshwa nk'izo turi kugenda tubona n'ubuke. ububiri iyo umuntu ashaka kuvuga ikintu mu bubiri mu cyarabu yongera alifu na nuni cyangwa ya na nuni bigahita birangira. bayitun, bayitani cyangwa bayitaini, ibyo birakoreshwa bigaterwa n'aho biherereye mu mvugo mu bijyanye n'amasomo y'ururimi rw'icyarabu, amategeko y'ururimi rw'icyarabu. naam. naam, ubwo rero naho ubwinshi burimo uburyo butatu tuzagenda bwo tubusobanura ku bushobozi bwa Allah. saa, isaha. madrasa, ishuri. jami'a, ubwo mu kintu kavuga ko ari iki? kaminuza, mbese ni icyiciro cyiza nyuma ya segonderi. zainabu ni izina ry'igitsina gore. faslun ni ishuri. ana bisobanura ngewe, bikaba ari insimburazina. nanone nyuma mu nsimburazina nako mu mazina uburyo atondekanye, izina rikomeye ritanakeneye yuko turisobanura kubwo kuba rizwi na buri wese ni Allah. Allahu, Imana. Allahu we waremye ibirere n'isi, ukwiye gusenga nyine by'ukuri nta kujyanye n'imyemerere ya Islam. Allahu ni izina ryo hejuru, naho agahita kukiraho ad-damair. ku bijyanye n'amasomo ya nahwu ni uko ahita haza ad-damair. ad-damair iyo uvuze ana cyangwa ukavuga hiya cyangwa ukavuga huwa, nta gushidikanya ni huwa nyine ni runaka, ni hiya ni runaka, Fatima cyangwa Aisha, ibintu ngibyo mbese. cyangwa iyo uvuze ngo ana ngewe, ntabwo biri gushaka kuvuga ngo undi muntu runaka. ana ni ngewe nyine. ubwo rero nazo mu bijyanye n'insimburazina
ni amazina akomeye cyane anafite agaciro no kubwo kuba ahita anasobanuka mu buryo bwihuse. Ubwo rero aya ngaya ni insimburazina no mu ndimi zindi birahari nyine. Ayu ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo al-Yabanu Ubuyapani, Asinu Ubushinwa. Mirhadun ni toilette, ubwiherero, ariko bwa bundi bwo mu mazu buba buri mu nzu mw'imbere, abandi aho abantu nyine baryama nyine buri mw'imbere bitandukanye bwa bwiherero, ubundi za toilette ziba ziri hanze. Naho mirhabun ni bwa bwiherero buba buri mu nzu, buri nko mu cyumba bwegeranye na salo. Samaun ni ikirere, Khalidun ni izina ry'igitsina gabo, Hamidun ni izina ry'igitsina gabo, Fatima ni izina ry'igitsina gore, na Rasul sallallahu alaihi wasallam mu bana yabyaye hakaba ari uwo yise Fatima. Maryamu ni izina ryavuzwe muri Qur'ani, ikaba ari naryo zina ryonyine muri Qur'ani ryavuzwe. Ibi ni bigaragaza agaciro k'igitsina gore nyine kubwo kuba nyine none Maryam yaravuzwe muri Qur'an. Maryamu umukobwa wa Imran, sibyo? Aisha ni izina ry'igitsina gore nanone, akaba umukobwa wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, umukobwa w'umusahaba ukomeye nyuma y'intumwa n'abahanuzi. Umusahaba, umuntu ufite agaciro ukuyemo abahanuzi n'intumwa bose babayeho, umuntu ufite urwego rwo hejuru. Duhera kuri Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, umukunzi, umuntu wari inshuti cyane n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngo yaje muri ngo iyo nza kuba ngira Khalil, umukunzi wa cyane, inshuti ya cyane, yari kuba we, ariko Allah namaje kumushyira imbere nyine Khalil wanjye, kubyaje mu yindi mvugo nyine. Ariko ubwo nyine Abu Bakr Siddiq yari umuntu wa hafi cyane mu nshuti z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Mbese akari nawe nyine wa mbere ufite urwego rwo hejuru, agakugiraho nuko bijyanye nuko abantu za Khulafa ar-Rashidin, aba khalifa barabane, uko bagiye bahana ubuyobozi, cyangwa umwe avaho undi akayobora. Ubwo kugira Umar ibn Khattab, akagira Uthman, akagira Ali radiyallahu anhum, Allah bishimira bose muri rusange. Dukomeza, Aisha rikaba ari izina ry'umukobwa wa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, akaba yari n'umugore w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu bamwe mu bagore ba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadija akaba ari umugore wa mbere intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashatse, kandi Khadija kandi yari mukuru ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naho intumwa y'Imana yo ntago yanganaga na Khadija, kandi Khadija yari umuntu wari ufite ubukire, ufite n'ubutunzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam aza kumushaka nyuma yuko yari yarabanje kuba umukozi wiwe amukorera. Khadija namushima, aramusaba iwabo, mbese bigenda neza, mashallah, barabana. Rasul sallallahu alaihi wasallam yakundaga Khadija ku rwego rwo hejuru, yaramukundaga cyane cyane, ku buryo Aisha rimwe rimwe hajyaga ikintu kijyanye no gufuha ku bijyanye n'urukundo yari afite, yakunze Khadija. Rimwe rimwe bikaba byabaye ko umuntu yavuga umuntu ashobora kuvuga n'iki n'iki, akaba yavuga umudamu we, ugasanga kuvuga ati cyamutekereza wa muntu, cyamutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo. Safiya ni izina ry'igitsina gore, Ammarun ni izina ry'igitsina gabo, Sa'idun ni izina ry'igitsina gabo, Aliyun ni izina ry'igitsina gabo. Akaba ari khalifa wa kane wayoboye abayisilamu nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarapfuye, ariko Allah waracyariho, kandi niwe umuntu asabwa gusenga. Naho Muhammad yari afite ubutumwa agomba kugeza ku bantu bwo yuko abantu bagomba gusenga Allah subhanahu wa ta'ala, bakareka ibangikanyamana ritoya cyangwa rinini, mbese bagasenga Allah subhanahu wa ta'ala, uko bigenda bishimangirwa na aya nyinshi za Qur'an. Ruqayya nabyo ni izina ry'igitsina gore. Min nanone Rasul sallallahu alaihi wasallam wakobwa yari afite, hari harimo bitaga Ruqayya. Ruqayya hakaba ari abakobwa babiri, Uthman radiyallahu anhu. Umuyisilamu yemerewe gushaka abakobwa babiri bavukana, ariko nabashakira icyarimwe. Umwenda akaba yenda yamushaka, akaba ikibazo agapfa, undi akongera agashaka n'undi ubavukana, nk'uko bya Uthman radiyallahu anhu byamubayeho. Yashatse umukobwa mu bakobwa y'intumwa sallallahu alaihi wasallam, apfuye yongera ashaka n'undi, intumwa sallallahu alaihi wasallam imushyingira undi mukobwa wa kabiri. Ibi bigaragaza urukundo, kuko Uthman radiyallahu anhu ni umuntu wamenyekanye ku bijyanye n'isoni, yagiraga isoni cyane, mashallah. Rero n'isoni ni ikintu kiri mu dini.
ko byagiye bishimangirwa na zimwe mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naho min bisobanuye mu Cyarabu, nyine mu Kinyarwanda bisobanuye min guturuka, ila bisobanuye kugera. Naho izi nyuguti z'Icyarabu, izi ndangahantu ziba zifite ubusobanuro bumwe cyangwa bubiri cyangwa bungahe, bigaterwa naho biherereye mu nteruro, bikaba cyane cyane akarusho kuvuga ko ushaka gusobanukirwa hadith z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bisabwa yuko amenya nahwu. Naho ushaka gusobanura tafsir, ushaka gusobanura hadith z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bisaba yuko amenya nahwu, akamenya n'amategeko y'ururimi rw'Icyarabu. Nanone n'ushaka gusobanura Qur'an isabwa ni kuri we yuko amenya ibijyanye n'iki n'amategeko y'ururimi rw'Icyarabu, kugira ngo adakosa cyangwa akaba yahimbira cyangwa akagabanya cyangwa akongera muri Qur'an ari gusobanura. Ila bisobanuye kugera. Anta ifite fatha, ta ifite fatha bisobanuye wowe ariko igitsina gabo. Ifite kasra nk'uko turi buzenda kwibona Allah alam, bisobanuye anti, bisobanuye wowe w'igitsina gore. Ubwo hano ni anta, wowe w'igitsina gabo. Kharaja ni inshinga bisobanuye gusohoka. Dhahaba ni inshinga bisobanuye kugenda. Mudirun umuyobozi. Uri kubona dhahaba hariho fatha gusa, kharaja hariho fatha. Ubwo ni iki? Aya izi ni inshinga. Kubwo kuba fatha tujye tuyisanga yuko ari kimwe mu kimenyetso cy'amazina. Twasanzemo fatha, twasanzemo bimwe mu bimenyetso twasanze by'izina harimo kasra, harimo tanwin. Tanwin baba bagamije dhammatain cyangwa kasratain cyangwa fathatain. Naho huruf al-jarri ila na min n'izindi twasanze yuko zigaragara mu ntangiriro y'izina, cyangwa alif na lam dusanga nabyo ku ntangiriro y'izina. Dukomeje, alifilipinu ni ubufilipine, ndakeka ariko mu Kinyarwanda babivuga. Naho alhindu ni ubuhinde, igihugu cy'ubuhinde. Suqun ni isoko. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.